Mugira amahoro y'Imana abakurikiye Frere Online TV, ndi Petit Frere wanyu garutse ndaje ngo tuganire. Mbazaniye uburyo bwo gutangira gucuranga. Ndashaka ko dutangira ducuranga mu manota nkuko nayo basezeranyije. Reka dutangire umunsi ku munsi, mbanzanya akantu umuntu wese yatahana agataha yishimye. Niba ari ubizi ni sawa, niba utari ubizi kubimenya biba ari byiza. None rero ndagira ngo dutangire mbereka uburyo ubacuranga inota rya do. Nkuko mubireba hano hejuru, inota rya do ni kuri abarifata. Narabibandikiye ngira ngo twabirebye muri tutoro zabanje uburyo iyi hano iyi rimwe ibisobanura urutoki, kabiri ni urutoki, gatatu ni urutoki, kane ni urutoki. Noneho rero akangaka ni nka support gatuma ubasha kugenda ushyigikira, niko gatuma izindi zikandika neza. Noneho ndagira ngo mbereke neza nkuko mubibona. Reka negereze kamera neza. Nkuko mubibona hano hejuru biri ku gishushanyo, inota rya do rifatwa gutya. Aka gatoki ka nimero 1 gafatanga kuri umurya wa kabiri uturutse hasi, uyu murya witwa C. Aka gatoki ka kabiri kagafata hano kuri uyu murya, aka gatoki ka nimero 3 kagafata hano. Iri nota iyo ugiye kuricuranga ntabwo uyu murya wo hejuru urikoraho, iri nota rya do. Ikindi kandi ndagira ngo mbiberekereho hano, iyo uri gucuranga mfata kuri iyo iriya nota. Iyo uri gucuranga hari akajyana nshaka kubereka, akaritime. Ritime buriya iyo uri kugenda umenyera gucurangira muri ritime nibyo byiza kurusha ko wahondagura ugahondagura. Ibi ngibi ni ubuswa. Uba ugomba gukora akaritime kugira ngo umenye kugenda ukora uturitime dutandukanye, bituma unamenya neza uko imirya wayikanze neza cyangwa wayikanze nabi. Akajyana nshaka kubereka nako kumenya gukoresha izi ntoki. Buri izi ntoki iyo wamenye kuzikoresha bituma intoki zimera nkaho zibona, zikagira amaso, ukaba wowe wasinziriza ugatekereza umuryo ushaka gukoraho, ugahita uzi kubikoraho. Ariko ibi ngibi ku muntu w'umutangizi gucurangisha intoki zose, kwacuranga nka do, uri kumva uyifashe nka gutya ukanabikora gutya ngo ibi ngibi biragora gukoresha intoki zose. Ariko hari n'abakoresha urutoki, izi ntoki ebyiri gusa zonyine, izi ntoki ebyiri zonyine. Rero reka ngira ngo mbiberekeho izi ntoki kuzikoresha. Ngira ngo muri kubibona uru rutoki kurukoresha uhera hano. Nababwiye ko irimo ucuranga iri nota rya do, uyu muryo wo hejuru ntabwo ukora, uhera kuri wa kabiri ugenda. Akaritime nshaka kubereka nako kumanuka kane uzamuka gatatu, umanuka gutya ngo kuzamuka ukoresha aka, kumanuka ariko ugakoresha aka ngaka. Urunguru iki gikumu turi kumanuka kane, uzamuka gatatu. Bibereka uzamuka gatatu, ukagenda ubifatikanya. Ibi ngibi rero icyo shaka kubibabwiriraho nuko iyo urimo ukiri umutangizi biragorana, bisaba ko ugenda ukora akantu gake gakeya, buhoro, ku buryo nibura uko ugenda usubira muri practice ugenda umenya kugenda uduhuza. Nk'ubu bitangira ugenda umanuka ngo bikazageraho ukagenda umenyera gukora wihuta. Ibintu byose bigenda step by step, bisaba utangira ugenda gakeya. Ikindi kandi rero hari igihe ukora ku murya ukumva, wakora ku murya ukumva uri kuvuga utarangira, ukawukoraho ukumva ngo. Ibi ngibi biterwa nuko haba hari umurya wakozeho utagombaga kuwukoraho, cyangwa muri make ari uwo wagombaga gukoraho utawukozeho cyane. Ugasanga hano haruguru umurya ntabwo wawukanze neza cyangwa ntiwegereje ku mpera y'umurya. Ndabibusaba ko tugiye gufata inota dufata twegereje hano ku mpera
twe tugiye gusatira end of fret ku mpera y'ahangaha, ntabwo tufatira nk'ahangaha. Niba tugomba gufatiramo hagati, tugomba kuza tukegera hano kurusha gusubira hano hirya. Hano iyo urimo wegera hano nibwo uvuga neza urangira, iyo usubira wegera hano umurya uvuga, ntabwo uvuga urafinina, niba ari ugufinina simbizi. Rero iyo urimo ukoraho ku murya ukumva nturi kuvuga, nturi kurangira neza, hano usanga hari urutoki wakozeho utagomba kurukoraho. Niba ukoze nko kuri uru rwagati ugakoma no kuri aka ko hasi, bivuga bifinina. Wakora kuri aka ko hejuru nanone bivuga bifinina. Biba bisaba kwigengesera, nangaho ukahakora, nangaho ukahakora, ariko umurya utagomba gukoraho ntuwukoreho. Umurya ugomba gukoraho ukawukoraho cyane. Rero ni uku nguku ugenda ubikora, ukagenda ukora akajyana kawe. Iyo urimo utangira ugenda utangira gake gakeya, utangira kumanuka gusa, ugatangira wiga kuzamuka gusa. Ibimba mabwira ndagira ngo aka karitime mukamenyere, ni intangiriro y'utundi turitime twinshi dutandukanye mu micurangire ya acoustic. Ni nkaho uko nakita nka primaire. Aka ngaka utakamenye ugenda uhondaho gusa, ugenda uhondaho, nta nubwo unamenya umurya ufashe nabi. Kandi urimo wimenyereza gufata imirya nabi, n'aya manota ari imbere arakugora kugenda uyamenya. Biba bisaba ko umurya wimenyereza kuwufata neza uko bikwiriye, kubera ko ibiri imbere biba biza bisanga ari uko ibibanza wamenye kubikora neza. Rero ndagira ngo murebe neza, ni uku nguku do ifatwa. Aka kajyana numara ugomba kukitoza. Urumva ndi kugenda nzagenda sora ama episode menshi, ariko mba nifuza ko niba usoje do ugiye kuri re ubanza do ukayimenya neza. Buriya wimutse ibintu utaramenya kubifata neza, utaramenya kubicuranga neza, bituma wibwira ngo urabizi kandi utabizi, ukagumya kugenda ufata ayandi manota nzajya ngenda nyashyiraho. Ariko mbashaka ko nibura inota ucuranga neza nkuko nari kweretse narishyizeho ndicuranga. Nyine bitwara umwanya. Hari n'igihe usanga nk'ito kwikira umutangizi usanga bigutwaye nk'ibyumweru nk'icyumweru kikaba cyanagira, cyangwa bende bitewe n'umwanya ukunda kubiha, ariko hari n'uwo bishobora no gutwara n'iminsi nk'ibiri cyangwa umwe. Noneho icyo nshaka kubereka ni uko iyo ukoresha ushaka kwiga gukoresha izi ntoki zombi, akangaka gakora ku murya ubanza hepfo, akukurikiyeho, akangaka nanone uwundi ukurikiyeho. None iki gikumwe kikajya gikora kizenguruka muri imirya itatu, uyu n'uyu, uyu n'uyu, uyu n'uyu n'uyu. Ariko muri kubibona bitewe n'aho ushaka guhera. Ariko izi ntoki, urutoki nirwo umenyereza gukora aha, urukarumenyereza gukora aha, urukarumenyereza gukora aha. Noneho iyo unaniwe, aka gatoki ugashinga hano kugira ngo bijye bikuruhura, kugira ngo utananirwa iyo unaniwe. Nk'urugero utangiye ugenda ugakora noneho, ariko n'ubundi yanjyana ni bwa buryo ugenda umanuka kane uzamuka gatatu. Ya domba nyifashe kwa kundi nuko ngira ngo mbereke hano, ariko ni bwa buryo. Ubu buryo nibwo ugenda ukoresha. Gusa ibi ngibi bitwara umwanya kubyiga, biranatinda. Ushobora kwiyemeza ubu ngubu bitewe n'umwanya ufite mu micurangire yawe ya practice, cyangwa ukajya ukoresha bene ubu buryo, nanone nabwo nta kibazo cyabo. Rero ujye mubizirikana. Niba utarakanda subscribe, ndagusaba kuba wakanda subscribe ugatera inkunga ibikorwa byanjye, ugize neza cyane. Ikindi kandi ndabasaba ko ibintu mujya mubisubiramo neza mukabasha kubikora. Buriya inota cyane cyane iyo urisimbutse cyangwa utimenyereje kurifata neza, cyangwa ngo uryihate, irizakurikiraho uzasanga riri gugoye. Ariko iyo amanota cyane cyane nk'atatu abanza, iyo umaze kumenya gucuranga atatu neza, ukamenya kuyakora neza, ayandi agenda aza, ayandi arakorohera. Atatu abanza niyo agorana cyane. Rero iryo nota ryari irya do major. Noneho mukande subscribe, n'umuntu uzacikwa n'ikiganiro nzashyiraho ubutaha twimuka ku yandi manota. Murakoze cyane, ndabashimiye. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha mugire ibihe byiza.